icyo kintu tuba tuvuga ni kwa kubura ya mahirwe na kwa kubura cya cyerekezo no kwisanga mu ngorane ziremereye rimwe na rimwe ugasanga namakuba washatse umugabo ngo unezerwe ariko umugabo yakubereye imva washatse umugore kugira ngo unezerwe ariko umugore yakubereye ikigeragezo wabyaye abana kugira ngo bishimire ariko uyu munsi byaguteye agahinda wabonye akazi wibwira ko uzatera imbere ariko uyu munsi urimo urasubira inyuma wakoze ibikomeye ubatse inzu kugira ngo uzaruhuka ariko inzu urimo urayiririramo waguze imodoka kugira ngo ugiye gutera imbere ariko uyu munsi uteye inyuma ahubwo warira nuvuga ngo mu kigo cyo kwinjoyinga nuvuga ngo lack of happiness and enjoyment utashobora kujoyinga lack of joy and happiness ngo kuba udafite kwishima kuryoherwa mu buzima aho agiye kwakira aho agiye gufata ibyishimo aho agiye gutera imbere ukisanga still wongeye kumanuka hasi wongeye kugira gute disappointment nayo ikaze gakora muri ibyo bintu rero komera wicika intege hari Imana gusuzirikane ngo kuva nibonaho ibi bintu nibonaho bisa n'iby'abandi ese we ntiwagira agahinda ntiwahaguruka ntiwarwana intambara niba wibonaho ibisa n'iby'umunwa umugiya afite ukabona wibona ibisa ni ikibazo ukwego ugasenga uti Imana nkura hano hantu kandi Imana irabishoboye Imana irabikora izabigukorera izakwambika imbaraga izakurengera izagutabara Amahoro y'Imana nabane namwe mwese mudukurikiye ku BWABERA MINISTRIES hamavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka kandi tongera kubabwira ngo data wa twese abishimire abakorera ibyo mukwire byo mukenewe kandi nibagira ngo amahoro y'Imana akomeze kubazenguruka tumaze imisi tuganira ku bijyanye n'inzozi kandi uko niko byari bimeze kandi koko byagaragaye ko nashaka gusubiza ibibazo mwari mwambajije ariko uyu munsi wa none ndimo ndifuza ko twareba ku bindi bisanzwe cyangwa twaganiraho kandi tushaka ngo dutegure kino cyumweru ku kwezi kwa karindwi n'ukwezi kubi cyane nanjye ndimo ndabona ibimenyetso nawe urabizi abavutse muri kuno kwezi ababyaye muri kuno kwezi ababonye muri kuno kwezi mbega ruvuga ngo n'ukwezi kutari kwiza cyane gushorera kurwanya kurwatesha umutwe ariko dufite Imana ishobora byose dufite Imana y'inyembaraga dufite Imana ikomeye dufite Imana izi kurengera dufite n'Imana igivuga ibintu bikaba kandi ikabikora bikagenda neza rero Imana ibaho umugisha nagira ngo dusengane Imana kuri uyu munsi Imana ikumera umugisha data wa twese uhoraho turi imbere y'ubwiza bwawe turi imbere y'ubutware bwawe turi imbere y'ubushobozi bwawe abakwiringiye bose ntibajya bakorwa n'isoni ndetse n'abagushaka ntago bajya bacogora mwami kandi ku manywa na nijoro ujye ugaragaza imbaraga zawe ugaragaza ubutware bwawe ukagaragaza kugira ngo data buja ugaragare kuri mu ruhande rwa buri muntu ari we wese kandi ugenda umushoboza umutabara umurengera umukomereza amaboko kandi umushoboza twirukanye ubutware bwa sekibi bwose mwami utwemerera amavuta y'igikundira tuzeho cyane kandi utabara turengere ko tuzi neza ko muri we harimo byose muri we harimo ubushobozi harimo imbaraga harimo gutabarwa harimo kurengera muri we harimo ikintu cyose cyakwifuzwa na buri muntu uhabwe mwami uhabwe icyubahiro komeza dufashe Yesu Kristo mwami wacu amen ya murakoze cyane bantu mudukurikiye ku BWABERA MINISTRIES aho muherereye hariho hose mu bihugu bitandukanye ntanda kuvuga amazina abadukurikirana bucece abadukurikirana bakora comment nabo turabashuhuje abasharing ibiganiro byacu bakabihereza abandi abakora comment mwese Imana baho umugisha kandi babwire ngo BWABERA turakomeje turi gutegura ya masengesho ntimugire ubwoba ntimutinye turashaka ko tujya imbere y'Imana Imana ikadushyigikira kandi Imana ikadukorera ibitangaza bidasanzwe turushaho kugira wa mugisha ukomoka ku Mana kandi Imana ikaturengera data wa twese rabampera umugisha mugubwe neza kandi imigambi y'Imana ku buzima bwanyu ikomeze isohore rero nkuko mwumvise ikiganiro cyo kuwa kane twasobanuye ibintu bivuga cyane ibimenyetso symptoms zerekana ko ukurikiwe wirukankwaho hari imbaraga zikuri inyuma aho nababwiye ijambo ribigaragara mu gutera kwa kabiri bice 23:5 havuga gatatu havuga ngo nuko Imana ntiyakundira ko mvumo Abaramu bageraho ngo nuko Imana ihindura umugisha ihindura umuvumo kuba umugisha mu kimbo cy'ukwererekuye
wamvumo kuyabavumera n'amagambo n'abaganirije ngira ngo tuyumve tuyamenye tuyasobanukirwe cyane ko numvaga nifuza ko umanza kumva ni ibintu byinshi nababwiye ariko nize kuba bitekereje kandi nizere ko wahaye n'abandi bakabyumva rero Imana igufashe Imana ikurengere uyu munsi ntabwo ari bizima uyu munsi nturyohewe uyu munsi ntibona neza ariko Imana yawe Imana yambiswe gatatu yo iracyagukunda kandi iracyakureba neza hari byizakora nawe mvunezerewe ni Imana itazagutererana kabone nubwo waba uri mu bibazo bigukomereye meze bite ariko ntabwo Imana izakurekura ahubwo data wa twese azahora ari mu ruhande rwawe azahora akugirira neza azahora gufasha uyu munsi ntibiryoshye ejo byaryoha ejo ntiyari hameze neza uyu munsi muri situation financière ntumeze neza mu buryo amafaranga ntumeze neza mu buzima ntumeze neza mu mibereho naho ntumeze neza hagati yaho ntumeze neza ndetse uri kumva hari ibintu utarimo bigendeza mu buzima bwawe ariko wicika intege wicogora Imana iracyari mu ruhande rwawe kandi Imana ntirakureka ntirakurekura ntiraguhana Imana izahora igukomereje amaboko ndetse n'ubuzima ntago yakurekura rero komera ugwiza imbaraga umutima we ntucogore imbaraga zikugumeho kandi by'ukuri ry'amahubwe rikomeye cyane data wa twese akubera amaboko mu gihe abandi badahari rero ndakubwiza ukuri ngo ntibiryoshye ariko bigiye kuryoha nyambona situation ibiri iteye ubwoba ariko bwacyo ukabona Imana irabihinduye ukabona ntirakomera Imana ikabihindura kubera iki Imana ntiyifuza kubabaza umuntu iteka naho yamubaza yamugirira ibambe mwabantu b'Imana mwe ntabwo Imana yifuza kubabaza umuntu iteka ntizakubeshya ngira guca amaguru ngo yari impitanye no Imana ntiyifuza kubabaza umuntu iteka naho yamubabaza yamugirira ibambe naho yamubabaza yamukorera byiza bishoboka kuko Imana ari urukundo Imana ari amahoro muri byose rero uyu munsi ntukomeye ariko hari gukomeza uyu munsi ntunezerewe ariko hari kunezeza uyu munsi ntiwishimye hari izagushimisha uyu munsi ntuguwe neza hari Imana izagushyira ahantu heza rero wicika intege wicogora iyo wasenze n'Imana ishobora byose ntago ari bayari Imana wasenze ntabwo ari ingome Imana wasenze ntabwo ari Al-Shababu ni Imana y'urukundo kuko mu bintu biranga Imana ni urukundo Dieu amour nuvuga ngo Imana ni urukundo yambaye urukundo ikozwe mu rukundo gendera mu rukundo ikunda abo yaremye ikunda nabo bakorana kandi ni ukuri mu rupfu izabana nawe mu kaga izabana nawe mu ngorane izabana nawe ni Imana itazigera igutererana nk'uko ubyibwira ahubwo ni Imana buri gihe izahora ikujya imbere ikakwereka ko byose bishoboka ijambo ry'Imana ngo nashaka atarundi gusoma uyu munsi wa none ati ko nshaka gukora ikiganiro gifunguye mu buryo runaka bwo kuvuga ngo igihe cyose ubonye kubuza gukomeza jya wikomeza nubura uguhagarara ujye wihagararaho nibirimba wicare nibirimba uryame ariko ntukemere ko umuntu agusuzugura kabone nubwo waba urira ku isahani ye kabone nubwo yaragucumbikiye mu nzu ye yagucumbikiye mu nzu yubatse nta bundi buzima afite yakurusha nawe uri w'agaciro uri w'imbaraga uri wo kugera kure ntabwo waremewe gusuzugurwa ntiwaremewe kurwara no kurwaragurika ntiwaremewe guhora mu mihangayiko waremewe kugira ngo uzagere kure heza hakwiriye waremewe kugira ngo uzagere mu rwego rurenze urwo wari urimo ntabwo waremewe kwakira izo mbaraga mizi kuzura rose tuza umutima kandi ugubwe neza umve ko Imana iri mu ruhande rwawe uyu munsi nimva nakubwira ngo ntabwo Imana yifuza kubabaza umuntu ntabwo Imana mu nshingano z'Imana ntabwo ariko Imana ibikenera burya hari igihe uca mu ishuri ukibata ariko Imana yarambabaje nayo irabivuga ngo ntabwo yishimira kubabaza umuntu iteka ngo naho yamubabaza izamugirira ibambe nuvuga ngo ibintu Imana ikora nubwo wababara muri ubwo buzima ariko ibambe ry'Imana ryo rirahari kandi ibambe ry'Imana rizakora umva n'amagambo meza cyane njya nkunda akunze kugaragara mu gitabo ngiye gusoma cy'amaganya ya Yeremiya umurongo waho haravuga ngo umurongo wa 29 bice bitatu by'amaganya ya Yeremiya 29 nubwo atarundi usome haravuga ngo ni byiza mu 25 ngo 25 uhoraho agirira neza abamwiringira agirira neza abamushakashaka ni byiza gutegereza wihanganye ni byiza gutegereza agakiza kw'Imana ni byiza kwimenyereza kwigana ukuri ukiri muto kwigana ukuri ukiri muto umurongo wa 28 uravuga ngo umuntu akwiriye kwiherera agatuza igihe Imana
igihe Imana ibimutegetse niyuname yicishe bugufi yizere ko Imana izamutabara nategere umusaya amukubita yihanganira ibitutsi bamutuka kuko Imana itazemerera itazaterana burundu nyamara nubwo areka umuntu akababara yuzuye impuhwe n'ubugwaneza ntanezezwa no kababaro k'abantu be ntababaza abantu abigambiriye urumva birumvikana ko nasomye muri Bibiliya ngo Imana yo mu bumana bwayo iyi birakwiriye ko umuntu yangana akiri umusore yikubite hasi ngo niba afite ibyiringiro kuko Imana itanezezwa no kubabaza umuntu avuga ibagirira ibambe rero uyu munsi birakomeye ejo biragoye aho uri haragoye ntubasha kuhasobanukirwa ntabwo wahabwira umuntu harenze kubyumva harenze kubikoraho birakuremereye nta mwanzuro nta gisubizo nta cyerekezo nta jambo ufite ariko Imana ntiyifuza kubabaza umuntu iteka ntabwo mu mugambi w'Imana harimo kukubabaza no kugutera agahinda no kukwangiza ngo naho yabaza umuntu ariko izamugirira ibambe rero nayo nkubwiza ukuri ko hari ibintu ujya mu bikubwira ngo yarakurangije ngo yarakuretse ngo yaragutereranye ngo yakuvuyeho ngo ntizakomeza kubana nawe ngo ngera wongere uhindukire wikwicika intege ahubwo menya ngo Imana iri mu ruhande rwawe karagaciyemo n'ufura ngo tuganire mbanze ngo ukomeze humura wicika intege humura wirira humura wibabara humura rwose rwose gubwa neza umutima wawe ukubwe neza cyane kandi Yesu akufashe mu buryo bwiza cyane ndagusaba cyane ndanakwinginga cyane wowe unkurikiye nta mpamvu yo gucika intege nta mpamvu yo gucogora ubundi akenshi cyane navuze ngo hari ibimenyetso runaka nkuko nabisobanuye ku munsi wo kuwa kane ariko ndagira ngo nkongereho kano kantu kandi kiriya kiganiro cyo kuwa kane gihereza abantu gihe n'abandi kandi nabo bacyumve kuko ni byiza ko umuntu w'Imana aho umuntu aherereye wese asobanukirwa bino bintu nkuko wabisomye ejo nuvuga ngo mu bintu bikomeye igihe cyose umuntu agenda ariho umuvumo agenda n'umuvumo kandi muri iruhande mu buryo bwumvikana mu bitekerezo hari indwara zidasanzwe guhomba no gukererwa kwisanga rwose urimo wisanga mu kibazo waruhagazemo n'icyo ugiye gukora nticyemere n'icyo ugiye gukora ntigikunde ibyo ni ibimenyetso simusiga nkuko nabikubwiye ejo nkongera nkabigusobanurira kandi rwose nkakubwira ngo wowe komera wicika intege kandi wumve ko ibyo bintu ukwiye kubimenya ukabisobanukirwa ukavuga uteri kuko ni urwego narindimo nahanari nkwiye kugera nuvuga ngo nkuko nakweretse ibimenyetso birenga 27 byerekana ko hari imbaraga mbi ubundi ntabwo umukristo yenda bisobanura byumve neza ntabwo umukristo Satana atura muri we hoya ntabwo Imana cyangwa Yesu yatura na Satani mu mubiri w'umuntu cyo manze mu kisobanukirwe kuba kuri kimwe bw'abera MINISTRIES nongere mbisubiremo kuri ishene ntabwo Yesu yatura na Satani mu mutima w'umuntu nta nubwo muvumo uzanga ube ku muntu ahubwo Yesu nubwo ari muri we nk'umwami w'amahoro ariko Satani afite ibimenyesha ko imenyetso akoresha akagenda akajya inyuma yawe nicyo bita kuba posede hari ibintu ugenda ukurura kandi utagombye kuba wakuriye mu buzima bwawe ugasanga birakururuka inyuma yawe bifite imbaraga inyuma yawe bifite ibibazo inyuma bimwe birakururuka bigusanga bigusatira bikwegera bikuvuna ariko still ukibatse ibintu byaje gute byagenze gute bimeze gute ariko kumbi hari imbaraga mbi zirimo ziruka inyuma yawe ni ukuvuga ngo ufite Kristo mwami n'umukiza wawe ndetse uyu munsi wanakijijwe ariko urisanga ufite ibimenyetso bisa n'iby'abapagani bataramenya n'Imana ahantu ukwiye kubanza kuhasobanukirwa nkuko numva no kuwa kane narabigarutseho n'uyu munsi kuwa gatanu ndabigarukaho
ntabwo mbica ku ruhande. Uyu munsi kuwa gatanu ni ukuvuga ngo muri wowe nko kubyumva urakijijwe, urasenga ndetse uri n'umukozi w'Imana, ariko ibimenyetso byo kutatera imbere byanasobanuye ubyibonaho, kandi uri n'umukristo ubyibona, kandi ugasanga n'udasenga Imana ariko udafite ibyo bintu, kandi wowe wabyaye bwa kabiri wasenze winginga byakugezeho urimo urabireba. Ni wakwibaza ngo kuki nkijijwe nkaba nuzuye amavuta nkaba nkorera Imana ariko nkaba nibonaho n'umuntu unywa siriduwire, unywa urwagwa, wasinze, wasambana, urwana, ufite ukundi ukuntu abaye. Kukibimbaho bisa n'ibyabariya, kukibimbaho suko Imana ibitakoze, ahubwo amenya ngo hari imbaraga ziri inyuma yawe zirimo zigushorera zigira ngo zikunanize. Aka kantu nizere ko kumvise kandi nizere ugasobanukiwe. Wagombye kwibaza iyo research ukayikora ukayitekera kuki why kuki ibintu bimbaho mbibona, ntanga icyacumi, ntanga amaturo, ndaririmba, nkora umurimo w'Imana, ntabwo nyasiba, nkora gahunda, imirimo yose Imana impaye ndayikora, ndibwiriza, mfasha abakene, ndatanga. Kuki ibyo nibonaho bijya gusa n'ibyo abapagani basanzwe? Kuki ibyo nibona kuri njyewe bisa n'ibyo wa muntu tubaha Imana njya mubonaho? Kuki nibonaho guhomba n'udasi? Kuki ibintu mbona bijya gusa n'ibyo mbona mu bandi bapagani? Aho rero niho kwibazwa, ukavuga uti njyewe ndamenye ngo uyu muvumo ndiho, ntago umuvumo kurimo ahubwo kuri inyuma. Ni ibintu bikururuka, bikwiruka inyuma, bikubuza amahirwe, bikubuza, ukisanga buri gihe uri meme situation umuntu utazi kubaha Imana ndetse utanakorera n'Imana. Aho rero niho Imana yampishuriye ko amavuta akwiye gukandagira amateka yawe, ubuzima bugahinduka, ukamenya ko bigenza. Bariya badasenga batajya kurana n'abapfumu, kandi abapfumu uko bafite ubushobozi ni ikinyoma bashyiramo bagatwara muri ubwo buryo, ari ugasanga yarangiye nabi, yarangiye mu buryo bubi, yarangiye mu buryo buteye ubwoba, yarangiye mu buryo budasanzwe, yarangiye mu nzira zitarizo. Kubera iki nshuti yanjye? Kubera iki mukozi w'Imana? Kuki ibyo nibonaho ntaho bitandukaniye n'umuntu unywa siriduwire? Kuki ibyo nibonaho ntaho bitandukaniye n'umuntu unywa urumogi? Kuki ibyo nibonaho bitandukanye n'umugore ukubita umugabo we? Kuki ibyo nibonaho bitandukanye n'umugabo ukubita umugore we? Kuki ibyo nibonaho bidatandukanye n'iby'abandi bantu mbona kandi batubaha Imana? Aho rero niho ruba ruzingiye. Ariyo mpamvu nakubwiye ejo bundi ndavuga ngo ubwira ibiriya bintu birenga 20 na ko sinabikubwira byose, umwanya ntabwo waboneka. Nuca mu gikari nzakubwira ibisigaye, kuko buriya nakubwira ibintu byinshi ukanabyibagirwa. Ntiwatora ikaramu ngo wandike. Nahisemo no kuvuga ibintu bike cyane bishingiye ku buzima bwumvikana, bishingiye ku buzima bufatika, aho umuntu akwiye gutekereza. Ni ukuvuga ngo wowe ubwawe, nicyo nababwiye buri munsi, iyo ngusobanurira ijambo rigaragara mu itangiriro 49, aramubwira tumva mfite yitwa ngo ijambo ryawe Mana. Harana hasoma ngo nuko Robeni fura yanjye yo kubyara, ubona ashoboye uri munyacyubahiro, urasa neza, ariko ntuzigera ubona ubutware. Wameze nk'amazi yamaze kurenga inkombe, abandi ngo uzozerera nk'amazi. Uwarapfuye aragiye ariko bije ku bana babo, kandi abana barakizwa, barakiranuka. Uyu munsi uraririmba, nta nzoguzi, nta busambanyuzi, nta tabuzi, nta kuroguzi, nta gutarekeruzi, nta kubanguzi, nta nabimwuzi. Ariko kuki buri gihe wisanga ufite bya bintu nakubwiye, ugasanga nta mahirwe, nta munezero, mu gihe cyo kwakira ibintu bizima ugasanga biragucitse, mu gihe cyo kugira ugasanga ufite ngo lack of access, kuba utabasha kwakira ibintu mu gihe cyo kwishimuka babara, ukisanga already ibintu urimo wibonaho n'ibyo wirebaho ntaho bitandukaniye n'ibyo ubona ku muntu utazi no kuvugana n'Imana. Icyo ni ikintu gikomeye umuntu w'Imana agomba gutekereza, kandi yarangiza akayifatira umwanzuro nyawo. Ndagira ngo nkurikire nshuti y'Imana, uwe turimo tugendana ku bumwe bw'abera ministries, kuko ejo hari ibyo wumvise, niba ari amahirwe bagize. Niba utabonye ikiganiro cy'ejo, subirayo wongere ukirebe ko kiracyahari, kiracyakurikiranwa, nta mwanya munini gitwaye. Turacyari live, muragikurikirana ucyumve. Menya impamvu ibintu bikuzaho, menya impamvu ibintu bikugoye, menya impamvu wabuze icyerekezo. Kuki usenga ukabukijijwe, ukabukora imirimo yose, ariko ukisanga ibikuriho ntaho bitandukaniye n'ikuriya mupagano ry'ubugoro, unywa itabi, wa muntu utazi Imana, wa
wa muntu wapfurizwe, wa muntu ujya kuregura guterekera, wa muntu ukora amanyanga, ugasanga buri ubuzima ubayemo ntaho butandukaniye bw'uriya muntu. Aho rero nugomba kumenya ngo inyuma yanjye hari y'imbaraga zinyirukankana, inyuma yanjye hari y'ibyago binyirukanka, inyuma yanjye hari bimburiza wa mugisha, kandi birarenga bikaza n'imbere. Kuba bura ku accessinga ku kintu bin financial, ugasanga ushobora ku accessinga ukagira lack of success, ugasanga gutsinda ntibiribuze gukundira. Wakwaza kugiye gutsinda igitego ukamwarira imbere y'izamu kandi abandi babikoze, ugasanga buri gihe ntibigukundira. Ikindi guhora uhangayitse umutima, ukumva ibyo ufite birasa n'iby'abandi. Aho rero ku bantu mudukurikiye, nk'uko iyereko Imana yampaye rimeze, ndagira ngo wibaze, garura agatima impembero, ongera ugaruke mu mutima kubera iki, why this, why byibaze, nta impamvu, bitekereze impamvu ibyo bintu biza. Ni Imana idakorana, abantu badakorana, iki batakaye. No, there is something behind in your life. Hari byinshi ku bana bawe, ku rugo rwawe, ku mugabo wawe, mu gihugu cyawe, aho uherereye, aho uri. Hari ibintu biri inyuma bigukurikirana bituma utagera imbere. Ushobora kuba mu buzima bw'amafaranga uyafite nubwo ntawe ugira ahagije, ariko ugasanga uburwayi wagira ngo mu murimo we harimo indwara nizo bahinze mu buzima. Kino ugasanga ubwumvikane ni buke cyane, ukibona mu muryango, ukibonaho ibintu bikomeye, ibintu bidahinduka, indwara ziraho, akababaro ko mutima, gutongana, kutishima, ukisanga buri gihe hari ibintu wibonaho. Ushobora kuba amafaranga wabonye ntuzi, ukabasha accessinga kuri financial, accessinga ku mafaranga, ushobora kugera ku bintu bikomeye cyane. Ushobora no gufite inzu, ariko yanzu wicayemo ugasanga irutwa nuko wajya muri nyakatsi ukishima. Hari abarara muri etage bakarara barira, bakatwa nuko batura muri nyakatsi, nubwo mu Rwanda nta nyakatsi haba, akumva umutima urahagaze. Hari umuntu ufite imodoka, ariko iyo modoka ye akumva yamubereye irimbi n'imva. Hari umuntu ufite umugabo, agasanga umugabo amubereye ahubwo ubuturo, aho agiye kumerwa nabi, avuga ati si umugabo ahubwo nahuye n'ibibazo. So no kuvuga ngo hari ibintu turimo tureba. Kuki utishima witwa umukristo, kuki utanezerwa witwa umukristo, kuki buri gihe wumva uhora ubabaye muri iyo etage babariyemo, mu nzu y'ibyatsi babariyemo, mu kazu gato babariyemo, aho ugenda urababaye, ibyo uvuga urababaye, ibyo ukora urababaye, ibyago byaguteye, aho werekera ntibizagukunda. Nuvuga ngo icyo gihe iyo umaze kwibona muri iyo system, muri iyo situation, ni kuki ukwiye kwicara ngo utekereze ushingiye ku kiganiro cyejo kuwa kane wumvise. Ni umwanya wawe wo kwibaza ngo ibintu nkwiye kubisohokamo gute, ni umwanya wawe kubyibazaho. Hari utuntu tubiri nasize nshaka gukomozaho uyu munsi wa none, kandi n'ubundi nzanakomeza no kuwa gatandatu, ko kugera ku cyumweru ndashaka ko tuvuga ku kintu cyerekeye ku muvumo n'imbaraga zikorera mu bwihisho ziri inyuma yawe utabasha kubona. Nakubwiye ngo Yesu yinziye mu rusengero ngabona umugore afite dayimoni itera ubumuga. Ntabwo yabonye dayimoni iri muri uwo mugore, ngo yari afite dayimoni yari ku ruhande, yakwinjira mu rusengero igasigara hanze, ati kungire tugende. Hari igihe amateka gufata, wajya mu rusengero ukaryoherwa, ariko mushumba yasoze iteraniro, mwajya gusohoka asanga dayimoni agutegeye ku irembo, mukongera mukigendagendana, nguho kwamera, agenda ku bawe, agenda ku bana bawe, agenda ku mutware yo kumufite, agenda ku mugore yo kumufite, agenda mu byo ukora, agenda ku buzima bwawe, agenda mu your business. Ubusanga buri gihe cyashaka nta kindi nuko utagira favor, lack of favor, agasako ko nta mpamvu yo kugira cya gikundiro, cyangiro kiracyari kuri wowe, ubwe nta gukunda, uganje nta gukunda. Usanga birahindagurika kubera iki? Hari impamvu, hari icyo wabuze, hari icyo utabona, hari icyo utari mureba, ariko hari imbaraga zikorera mu bana b'Imana. Niba rero nta tandukaniro hagati yawe n'abanyegiputa, cunga sana, ariko bibasha guhinduka. Twe ntabwo twamamaza imbaraga za Satani, twamamaza imbaraga za Yesu Kristo zikuraho imbaraga za Satani. Ntabwo tuvugira daimoni, kuko nta muvugizi, ariko tuvuga ngo azatsindwa, azanishwa. Gusa icyo tuba dushaka ni ukugira ngo umenye kuki njya kwa accessinga ikintu nkakibura, kuki ntangira projet ikananira, kuki nisangaho gutsindwa buri gihe, kuki nisangaho ibyo n'indwara bya buri gihe. Icyo kintu tuba tuvuga ni kwa kubura ya mahirwe, na kwa kubura cya cyerekezo, no kwisanga mu ngwarane ziremereye. Rimwe na rimwe ugasanga namakuba. Washatse umugabo ngo unezerwe, ariko umugabo yakubereye imva. Washatse umugore kugira ngo unezerwe, ariko umugore yakubereye ikigeragezo. Wabyaye abana kugira ngo bishimire, ariko uyu munsi byaguteye agahinda. Wabonye akazi wibwira ko uzatera imbere, ariko uyu munsi urimo urasubira inyuma. Wakoze ibikomeye, wubatse inzu kugira ngo uzaruhuka, ariko inzu urimo urayiririramo. Waguze imodoka kugira ngo ugiye gutera imbere, ariko uyu munsi uteye inyuma ahubwo warira. Nuvuga ngo mu kigo cyo kwinjoyinga, nuvuga ngo lack of happiness and enjoyment.
kuba utashobora kujoyinga, lack of joy and happiness, ngo kuba udafite kwishima, kuryoherwa mu buzima, aho agiye kwakira, aho agiye gufata ibyishimo, aho agiye gutera imbere, ukisanga still wongeye kumanuka hasi, wongeye kugira gute disappointment nayo ikaze gakora muri ibyo bintu. Rero komera wicika intege, hari Imana gusa uzirikane ngo kuva nibonaho ibi bintu nibonaho bisa n'iby'abandi. Ese we ntiwagira agahinda, ntiwahaguruka, ntiwarwana intambara niba wibonaho ibisa n'iby'umunywaro mugiye afite, ukabona wibona ibisa ni ikibazo ukwego ugasenga uti Imana nkura hano hantu, kandi Imana irabishoboye, Imana irabikora, izabigukorera, izakwambika imbaraga, izakurengera, izagutabara, izakwitaho, ntizagutererana, ntizakureka, ntizakujugunya, kuko ntiyishimira kubabaza umuntu iteka, naho yamubabaza izamugirira ibambe. Amahoro y'Imana nabane nawe, iki mutima wawe ushaka Imana kiguhereze mu izina rya Yesu. Hari utuntu navuze ngo shaka tuganiraho duto cyane, ntabwo ari ibintu byinshi kuko turimo turavugana ku buryo bugaragara. Nuvuga ngo mu gihe cyose uwibonaho inshuro nyinshi, several things, uwibonaho ibintu byirepeta, kwibonaho ibintu bigaruka muri wowe kandi bikagaruka atari ibintu byiza. Ushobora kubona ibyirepeta ariko ari ikintu cyiza, ushobora kubona ibigaruka bikwiriye ariko ari ikintu gisobanutse, noneho kubona ibintu byirepeta. Niba wibonaho umuvumo kukuriho, ukabona hari ikintu kigarukaho buri gihe, ya ndwara idahinduka, bwa buzima budahinduka, ya magambo adahinduka, mbe ugasanga ibintu byene yanzira imwe mu buzima bwawe, kandi ugasanga nuko umenya iki gihe umenye neza ko harimo za ndwara, harimo kumererwa nabi, harimo guteraganwa. Icyo cyose ni ikimenyetso cy'uko ukwiye gutabarwa. Bivuze ngo mbere yuko utekereza kuri kino kintu, we banza wibaze mu buzima bwawe, we banza wibaze mu buzima bwawe, ese ko kwibiri kumbaho nibyo byagombye kumbaho? That first question ni ikibazo cya mbere ukwiye kwibaza. Ukavuga ngo ariko ibyo ndimo mbona biri kumbaho nibwo byagombye kumbaho? Ese ndabyemerewe? Ibi ni ibintu byanjye koko? Ese nemerewe kwangwa? Ese nemerewe kujugunywa? Ese nemerewe kujya kure? Ese nemerewe kubaho ntafite ubuzima? Ese nemerewe guhora ndwaragurika? Ese nemerewe ibintu ndabyemerewe? Ni ibintu byangenewe, ni umugabane nahawe. Iyo umaze no kubona ibyo bintu, nta muntu wagenewe kubaho nabi, ko nshyiramo imbaraga bikanga no kubera iki? Rero ukuri gusobanura kuri no bintu, ushyiramo imbaraga, ukoresha ubushobozi za abilities mu buryo budasanzwe, gufata umwanya, gutekereza ibintu, ndetse gukora cyane, ndetse kwiga cyane, ndetse no kwita ku mibereho y'abantu, ndetse harimo no gusenga ushyizeho imbaraga, hariho gutanga amafaranga, hariho gukora ibintu bikomeye, ariko warangiza ugasanga results cyangwa umusaruro w'ibyo bintu uri hafi ya ntawo, nta nuhari. Ese koko nigeno nahawe? No, si igeno wahawe, ahubwo ufite imbaraga zikwiruka inyuma. Icyo ukabanza kukimenya. Icya kabiri, ugomba kwibaza kino kintu, ese koko abavandimwe banjye kubafite nuko twakabanye, kubabyeyi banjye kubafite nuko byagenze gutya? Ese koko ibi mbona mu matungo yanjye apfa buri munsi, mpomba buri munsi, ngenda nabi, ntagira umunezero, ni ibi nagenewe, ni ibi nahawe, ni ibi nicayemo, nirwo rwego rwanjye nkwiye kubamo? Ngiki kimenyetso cyo kumenya amateka uti ibi nibaza koko bifite impamvu ibiri inyuma, ibi nibaza koko bifite imanya ibi bikora cyane. Imana ikumpera umugisha, Imana ikumpera umugisha, Imana ikumpera umugisha. Ni ibi ngibi. Aho rero umaze kubona ko ibyo wari ukwiriye guhabwa atari byo ufite, uko wari ukwiye kubaho atari kubayeho, ni ikimenyetso cyerekana yuko ufite wa muvumo ngo ibi si ibyanjye, si urwego rwanjye, siko nkwiye kubaho. Bivuze ngo mu bundi buryo ugomba kwitegereza ibi bintu, kubaho buri gihe ugira mu Kinyarwanda kutitwa nyiramigisha, semigisha,
umugisha ugasanga buri gihe wibara muri cyo bita bad luck nuvuga ngo wibera mu bintu bibi nta mahirwe ntacyo ubona ibyo rero bimaze kubyitegereza bizagufasha kumenya neza icyo uri bukore nuvuga ngo icyambere guhorana buri gihe kutaba umunyamugisha bad luck cyane cyane ishorewe no kutagira ubuzima bujyanye no gutunga ndetse n'ubuzima bwa buri munsi butameze neza ndetse ugasanga mu kigo cyo kugira ngo utere imbere ugire ubutunzi ubeho kandi ukomezwe ahubwo buri gihe ukisanga mu buryo bugutunguye bwihuse wahuye n'ikigaragazo cyo kutabasha gusohoka muri ibyo bintu icyo ni ikintu kimwe cyerekana ko utorohewe ni ukuvuga ngo mu gihe wifuza ko ugiye kugera mu rwego runaka ariko ugasanga uri bad luck ufite umugisha nta mugisha ufite n'ibije biza nabi mu buryo bw'ubuzima mu buryo bw'imibereho mu buryo bw'imiryango ni ikimenyetso cyerekana ko ukweba ati ibi ntabwo nari mbikwiriye ni ukuvuga ngo iyo turimo tureba bino bintu tubiganiraho nkuko turi kubisoma ni ukuvuga ngo iki kintu cyo gutinda gukererwa kugera ku kintu uvunitse kugitangira kigasozwa nabi kugitangira kikarangira nabi kandi washakashaka muri wowe ugashaka impamvu yabiteye ugashaka impamvu byawe ariko ukisanga byanze burundu ukibaza ngo ibintu byatewe n'iki byazanywe n'iki kubera iki bimeze uku n'uku n'uku icyo kintu rero kigaragaza ko hari ibintu ukwiye gutekereza byatewe nande byatewe n'iki ko ntabona impamvu yabyo ko ntabona impamvu yatumye nkora bino bintu icyo ni ikimenyetso simusiga cyo kumenya ngo bino bintu birankomereye reka negera Imana kandi Imana ifasha kwibaza kubera iki nuvuga ngo biratunguranye bije byiruka hajeho guhinduka kandi bihindutse mu buryo buri negatifu ntibindutse mu buryo buri positifu without any reason ukumva bije nta kindi kintu all of sudden things begins to change negatively without any reason so nta mpamvu nimwe ntabwo wakwerekana icyabiteye ntiwamenya uko byaje ntiwamenya aho byahagurutse ngo nta kintu kindi gihari nta kindi kibigaragaza ahubwo kisaga kuki byatambutse byose mu buryo bwihuse bigahinduka mu buryo buri negative to change negatively without any reasons so nta mpamvu uvuga ko n'ubwenge buke n'ubuswa ntabwo nsenga icyo ugomba kumenya ngo aha ndahiyarura kandi ndasenga Imana irangirira neza rero ibi bintu byerekana ko ukwiye ku cyambere ugomba kwirefera kuri bene wanyu kuri mama wawe kuri papa wawe ku muryango wawe niba warashatse ukirefera ku mugabo wawe n'umuryango we wabo niba uri umugabo ukirefera ku mugore wawe n'umuryango we wabo ukamenya aha ugahita uvuga uti wa ndabisobanukiwe I know this I am under curse by someone ndi hejuru mu kubera undi muntu kuko we nta ruhare wabigizemo please ibintu byumve ukimara kubona ibi bintu byose gutsindwa utazi iyo bivuye fata wirefere ku wundi muntu fata ku rugero rw'abo mu bana fata ku rugero rw'umuvandimwe wawe fata ku rugero rwa famille fata ku rugero rwa famille washatsemo fata ku rugero rwa famille urimo umenye ko hari amagambo avuga ngo ahangaha mu ruhande rwawe ukabisobanukirwa menya neza yuko it's a sign of being under curse by someone bivuze ngo wowe uriho umuvumo ndetse utoroshye kandi biturutse ku wundi muntu kuko wisanga muri bya bibazo nakubwiye bad luck utagira umugisha kutagira ibintu byose usanga buri gihe bijya guhinduka mu buryo buri negative kandi waruzi kandi bizima without any reason nta n'impamvu ntayo wabona ntayo wasobanura ukwegera ntayo wasobanura muri kumwe ntayo wasobanura mwicaranye ko wisanga buri gihe uri inyuma y'icyo kintu izo ni imbaraga simusiga zerekana ko biri kugenda neza so rero tusoza Imana ibagire neza cyane kandi Imana ikindi cyanyuma kubutabasha gusobanura indwara inexplicable illness
muganga yarazibuze abantu barazibuze kandi wajya kure ugasanga iwanyu nuko zimeze nabi zidasobanutse utamenya sabarozi sabapfumu n'indwara utabasha gusobanurira buri muntu wari wese nacyo n'ikimenyetso simusiga aho gasenga Imana ngo ndi undercast by someone. Ikindi kwimva nk'ibitekerezo bidasanzwe kwimvamo kumerewe nabi nabyo ni ikindi kibi gikurikirana kikugoye ugasanga uratekereza nawe buri gihe ngo baranyanga ntibankunda. Icyanyuma dusorejeho kumva uri mukurikiranwa inyuma yawe hari imbaraga zigukurikira inyuma. Uyu muntu we azarota Satani n'abadayimoni bamushyira mu nzozi z'abarozi z'abapfumu, agenda mu mva, agenda mu byago, agenda mu ngorane. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ntabwo twamamaza imbaraga za Satani, tuvuga imbaraga z'Imana zinesha Satani. Muhabwe umugisha n'Imana, Imana ibarengere, mukomezwe. Intsinzi nta yindi, akira Kristo, senga, hamagara, ubohoke. Data twese aguhe umugisha mu izina rya Yesu. Ndabakunda. Shalom shalom. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka arakanyagwa. Bambaza ngo ari kubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta akandagira amateka, nshaka kumva amateka. N'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we! Amavuta akandagira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Mavuta wihangane, hari ibyo umuntu aba yibuka. Amavuta akandagira amateka yo kwasonanyo. kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. Ayo ni amavuta atsikamira amateka. Yes.